Mwiriwe neza, nifuje ko kuri uyu mugoroba tuganira tukagirana ikiganiro ku bijyanye n'imyizerere. Nimaze igihe nibaza ibintu n'abantu benshi tubiganiraho, tukibaza ikibazo kivuga ngo ni kuki, ni ukubera iki abantu bizera Imana cyangwa bemeramana ari bo bakene, ari bo batindi, ari bo bantu babayeho ubuzima bubi, ubuzima butari ubwo kwifuzwa n'umuntu uwo ari we wese. Maze iminsi mbyibaza, nkabibaza n'inshuti nyinshi, zimwe na zimwe nkazibaza, se kubera iki mubona ari iki kibitera ko abizera, abakristo babaho ubuzima budashimishije, usibye bo ubwabo natwe dusangiye ukwemera ugasanga ntibidushimishije. Abantu bagiye bambwira mu buryo butandukanye, nibaza ko tugiye kubiganiraho ahangaha. Nawe uraba udukurikiye ukajya wibaza icyo kibazo, ni ukubera iki, ni ukubera iki abarokore ari bo bantu ubona nyine bakennye, babayeho ubuzima umuntu wese atakwifuza kubaho kandi bizera Imana. Turabiganira mu mwanya utari munini, umwanya mutoya, niturangiza dufate umwanzuro cyangwa tuzakomeza tujye tuganira agace gakurikirwa n'akandi. Maze iminsi rero mbireba, nibaza ni iyihe mpamvu itera abizera kubaho ubuzima buri miserable, ubuzima bubi bubabaje buteye agahinda. Ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana wikoreye igihe kinini, wajya kureba ugasanga nibo birukanwa mu mazu mu buryo busuzuguritse, nibo babura amafaranga nyine y'ubuzima busanzwe. Nkabyibaza, numva birambabaje. Noneho turangije turavuga ngo ni gute noneho waba ufite imibereho itari myiza, ese gusenga cyane ukabiha umwanya wawe wose byatuma ubona amafaranga, cyangwa byatuma ubuzima bubi urimo buhinduka bwiza? Ibyo byose ni ibibazo twagiye twibaza n'inshuti na bamwe mu bo duhuje kwizera. Hari nabo mu kanya twabiganiraga, ndangije ndavuga no ibi bintu reka mbiganiriza abantu, inshuti zanjye babyumve nabo. Hari comment, hari ahantu wandika ibitekerezo byawe, nabo bandike batubwire ngo ni iki wumva, babyumva bate. Abarokore benshi nanjye ndimo, twamaze igihe kinini dusenga, twamara gusenga wanabona imikorere rimwe na rimwe abahanuzi bakoreshwa n'Imana dusanzwe twemera, ko twemera umwuka w'Imana ko avuga, bakatubwira yuko ibyo tugiyemo ari ukwicira inzira, yuko Imana idashaka yuko tujya mu tuzi tumwe na tumwe. Turangije turibaza, turavuga ko se Imana ntabwo ikunda ko abantu bakora? Mu by'ukuri dusomye na Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga ko udakora atagomba kurya. So bishatse kuvuga ngo Imana yemera ko dukora. Noneho kubera abantu benshi bagiye bakirizwa ahantu mu byumba by'amasengesho, ahantu bumva ubuhanuzi cyane kurenza ukuntu bumva ijambo ry'Imana y'ububwirizabutumwa cyangwa abigisha, bagiye bagendera muri iki kintu, bakumva yuko gusenga cyane bikemura ibibazo byose, gusenga cyane ukennye ukira, gusenga cyane ushonje ubona ibyo kurya, gusenga cyane, gusenga. Noneho
hari ikintu nshaka kubwira abantu cyangwa gusangiza abantu. Twabayeho mu buzima bwo gusenga, kanange urugero rwanjye bwite. Nkirangiza senior 6 nanjye niko nabyumvaga, numvaga ko gusenga kurangiza byose. Ndanabikora cyane, nsengera ahantu hatandukanye cyane, mu by'ukuri nkeneye gutabarwa n'Imana. Umunsi umwe byaranze ndashoma igihe kingana n'umwaka wose. Umunsi umwe nganira n'umukozi w'Imana, ntabwo nza kumuvuga, umukozi w'Imana uzwi. Turaganira, ndamubaza ariko ni ukubera iki umuntu asenga, twahereye kera dusenga ariko bikarangira udashubijwe? Ni ukuvuga ko Imana isubiza itinze cyangwa nta n'ubwo isubiza? Yambwiye ikintu kimwe, ntabwo yanciye intege ngo ambwire ngo gabanya gusenga ujye gushaka imikorere cyangwa kora cyane, nukora uzabona amafaranga cyangwa uzabona ibigukura mu buzima urimo bikujyane mu bundi. Ahubwo yangiriye inama, arambwira ngo niba wasengaga iminsi 3, 5, icyo gihe bamwe baranayisengaga, uzajya ufata umwanya munini usome ijambo ry'Imana. Usenge nibyo, ariko ufate umwanya munini wige ijambo ry'Imana, urisome, urisobanukirwe, kurenza umwanya ufata uri kubwira Imana ngo Mana rwose ubuzima ndaburambiwe, ubuzima bw'ibi n'ibi bya bindi byose uzi duhora dusengera. Arambwira ngo no, try to be brief in prayer. Ahubwo ongera ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya kenshi. Uko kuri mu ijambo ry'Imana kuzatuma usubizwa, utiriwe wirirwa utonganya Imana. Murabizi cyane mwese ko iyo usenga cyane ijambo ari rikeya, akenshi utangira gusenga amasengesho ameze nko kurwana, utonganya Imana, kwibwira amagambo ari tough nkaho ari mugenzi wawe, kandi Imana ni Imana. Imana ni Imana, wabonye ako kazi utakabonye ni Imana. So narabigerageje ndabikora, ntabwo byafashe igihe kinini, nahise mbona akazi. So uyu mugoroba ntabwo turi kubuza abantu gusenga kuko natwe turasenga, ahubwo turi kubwira abantu ngo abarokore, abo duhuje kwizera, born again Christians, turi kubasaba ngo dufate umwanya munini wo kwiga ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri nimukumenya kuzababatura. Wakwibaza ngo ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo. Ukuri ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana, rikuyobora inzira ukwiriye gucamo. Kuko niba tuvuge ngo niba itorero rya Pentecote, abakristo bemera umwuka wera, niba rimaze imyaka igera ku 1000, abantu bagerageje kwiga ijambo bakarisobanukirwa, ubuzima bwabo bwarahindutse. Reka mbivuge muri iyi mvugo, abantu bose b'abanyamasengesho beza twemera kandi turanabakunda, ibihembo byabo bakiri mu isi ni ibingibi. Imana ihemba abanyamasengesho babandi twita ab'ingenzi b'itorero cyangwa ab'ingenzi muri rusange, ibahemba icyo bita impano z'umwuka. Baba bahanuzi beza, yakubona akavuga ngo ngo ndabonye, kandi koko akaba arabonye, akaba abonye ibintu by'ukuri pe. Gusa ibyo nibyo bihembo byansi, kuko Imana iyo iri kubona uvuga ngo ngiye kujya ku musozi mpamara amezi 6, Imana ibifitemo inyungu, kuko ifite umuntu uri gusabana nayo cyane, uri kuyegera, uri gusengera igihugu. Mu by'ukuri twese tugiye nyine kumva yabiri muri rozo. Icyo gihe ntabwo Imana izakubwira ngo va ku musozi ngo reka gusenga, reka kumama, no. Kandi ari inyungu zayo, kuko turi hano mu isi, ikintu Imana
ntabwo ibintu biri materiel, ibintu bifatika ntabwo Imana ibikeyaringaho cyane. So ikintu ushaka kubabwira ni uko umunyamasengesho mwiza ahembwa impano z'umwuka, kuzuzwa n'ibindi bisa nabyo, ubuhanuzi bukomeye, bakanabihanura bigasohora vuba. Ibyo nibyo bihembo. Noneho ibihembo by'abantu bamenya ukuri kukababatura, bagasoma ijambo ry'Imana, bagasenga biri ngombwa, bagasoma ijambo ry'Imana, ubundi bakava mu byumba, bakava no mu butayu bakajya gukora. Imana ibaha umugisha w'ibifatika bakiri mu isi. Guys, tuvugishije ukuri mu isi dukeneye amafaranga, dukeneye ubutunzi, nubwo nanone atariyo mission iri principal, ntabwo ari cyo kintu twahamagariwe cyane, ariko nanone murabizi namwe ko tubikeneye. Kujya tuvuga ubutumwa bwiza, inkweto zarahengamye nka bya bindi biriya juste nibyo mu kinyejana cya 10 na kangahe, turi mu kinyejana cya 21, aho ukugaragara byonyine bivuga ubutumwa utaranavuga. So bishatse kuvuga ngo dukeneye gukora cyane, ahubwo kugira ngo nabo tutakagombye kugeraho bitewe nuko badusuzuguye, tubageraho tukabaapproachinga, tukababwira ubutumwa bwiza. Ndabashishikariza bene data gusenga, ariko tukanakora. Biteye isoni, biteye n'ikimwaro kumva abantu basuzugura abarokore. Kera iyo wabaga uri umurokore baravuga ngo ni injiji, ni abantu batize, ni abantu badakunda gukora, batanabikora. Ariko tugeze mu gihe ubundi isi yakagombye kubona ko abarokore ari bo bantu bakomeye, bafite ubwenge, kwiga twarize, barize cyane. Abarokore ntabwo bakibita injiji, kuko no mu maguverinoma y'ibihugu bitandukanye harimo abantu bakijijwe kandi neza. Bishatse kuvuga ngo barize. Hari abacuruzi bakomeye bakijijwe b'abarokore beza. So biradusaba iki? Biradusaba ko dutangira gukura amaboko mu mufuka, tugakora, bien sûr tugakora, tugasenga. Ubutaha tuzaniga ikintu cyitwa time management. Abarokore benshi ikintu gituma tudakora, ntabwo tuzi kugenga ibihe byacu. Ukaryama amasaha 10, nta muntu wigeze uba successful uryama cyane, kubera nyine guhora mu misozi tukabyina gusa, ntidushakisha ubuzima. Ugasanga utangiye gutekereza gushaka ubuzima, ufite umugore n'abana 3, ukazana abandi bantu ku isi babaho ubuzima bubi nk'ubwo ubayemo, kubera ko utamenye ijambo ngo rikubature. Bavandimwe, ndabashishikariza, ibi byose bivuze bitewe n'agahinda ngenda mbona mu murimo w'Imana, mbona mu bizera. Mugerageze, mureke dukore, dusenge, dukore, twige ijambo ry'Imana kugira ngo tugere ku isi yose. Hari umuntu mutahura wowe uri kumurikirana, hari umuntu utakwaapproachinga ngo umubwire ijambo ry'Imana, kubera ko byonyine nta nubwo wapfundura udushumi tw'inkweto zo kwicarana nawe. Ari ku rundi rwego rw'ubuzima turimo ku isi. So kugira ngo umwegere biragusaba gukora cyane, kuko muzahurira muri business, muzahurira mu bikorwa runaka, ubone ukuntu mubwira ubutumwa bwiza. So ndabingingira cyane kwiga ijambo ry'Imana no gukora, tugakora. Bakajya bavuga ngo, nk'uko bavuga ngo umukire muri Afurika, tukumva ngo ni pasiteri runaka, cyangwa ni umudiyakoni runaka, cyangwa ni umukristo runaka. Munabihamya. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Mukomeze mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Ndabizi neza yuko tuzarangiza amezi 3 hari urwego tuvuyeho, hari n'urundi tugiyeho ruzaduhindura ubuzima, kandi mu buryo bw'umwuka tukabaho ubuzima bwiza bubyibushye, no mu buryo bw'umubiri naho tukabaho ubuzima bubyibushye. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze. Amen.